Ndagusuhuje wowe tubana umunsi ku munsi uko dukoze video zigiye zitandukanye. Umunsi nje kukwereka uburyo ushobora gufungura KYC wowe bayihaye cyangwa se wowe uyitegereje, bityo ukabanza ukareba ukuntu bayifungura. Ugifungura network yawe urajya hariya KYC, urangiza kuhagera uraza ushyiramo igihugu uherereyemo, for example uraza ushyiramo igihugu, umara kugishyiramo uraza ushyiramo kujya gukoresha ID, irangamuntu yawe cyangwa se nationality ID card. Uraza ukandeho hariya ubyemeze, nurangiza urano handitse ngo ID photo. Ushobora kuba ufitemo ifoto wafotoye ya ID cyangwa se ukaba ugiye kuyifotora. Uraza ukanda next, umara gukanda next witonde gatoya, ino application iraruhije ko nyine ugomba kuba ufitemo umuriro uhagije. Urayizimya, murakoze ibintu ryatse byo muri application. Noneho tugiye guhita dufotora irangamuntu yacu. Telefone yawe iraba yitambitse, numara kuyitambika urafotora igice cy'imbere, nurangiza ku gice cy'imbere ufotora igice cy'inyuma, numara gufotora igice cy'inyuma ubundi ukurikiza step yo kwereka. Reka dukomeze turebe ukuntu tugiye gufotora ino ID yacu. Uraza ukande kuri I'm ready ko witeguye kuba wayifotora irangamuntu yawe. Urayifotora ku buryo amakuru yawe akwerekeye ku irangamuntu yawe ku buryo araba ahagaragara. Uraza ukande kuri and front, nurangiza kongera usuzingemo ID yawe. Numara gucuzingamo ID yawe urayuzuzamo gutya muri gatebo kameze gutya. Urabanza urebe ko amakuru yawe yuzuyemo neza. Numara kuyareba gutya urahita wemeza ko wagize. Urafata n'igice cy'inyuma ugifotore ukibirindure, numara kukibirindura nacyo ugifotore. Numara kugira gutya uraza ukande hano hasi baguhereza information imaze gutya. Ushyiramo izina ryawe ry'amavuko yawe, ushyiramo irya kabiri, hasi ushyiramo igitsina, ushyiramo imyaka yawe uhuye n'irangamuntu yawe, uratwaka kandi ushyiramo amazina yawe yombi, ushyiramo umujyi naho uherereye. Ibyo nubirangiza uraza ukore liveness, uraza ujye kuri kamera, urangiza uko bakubwiye lock cyangwa left right cyangwa hook, byose uragenda ubyubahiriza. Ushyiramo ifoto yawe. Ikosa utaribuze gukora nuko utaribuze kujya kuri live gutya wambaye umupira w'umuhondo cyangwa w'umweru, kuko ibyo ngibyo bituma nuza yawe, amashusho yawe atagaragara neza. Noneho wowe uraza ukora ibyo bagusabye kugira ngo liveness igende neza. Uraza kandi kuri I'm ready ko byarangiye. Noneho numara gukanda ku kibazo bahita bakubivurira ko byakonze. Uraza utigida gato urabona ko uploaded. Icyo gihe ifoto yawe iba yamaze kugenda. Ibyo ngibyo niyo birangiye gutya, urabona ko amakuru dushyizemo ari agaragara neza. Ibi ngibi byo urabona utegereza iminsi 14 ukabona gukora icyo bita ushobora kuba wakwita cyangwa se kuba wakwimura amapayi yawe ukajyana kuri regression balance. Noneho uraza ukareba ko ibyo wakoze ari byo. Iyo utabikoze nabwo warongera bakagusubirishamo ukongera ugakora KYC yawe neza, ukareba amakuru yakwerekeyeho niba ari ayo ukuri cyangwa se utibeshye. Uraza ugakanda kuri use data is accurate, uraza ugakandaho. Bimaze gukandaho nabwo utegereza gatoya. Telefone yawe igomba kuba ifite network ihagije. Iyo idafite network ihagije ishobora kuba yatita. Thank you, congratulations. Urabona yuko tubwiye ko tumaze gufungura KYC. Wibuke ko dukorera subscribe tujye tubana buri munsi.